ibimenyetso by'uko akeneye umwanya wo gukina simvuze ngo agomba kujya abanzamo Cyane ariko Tony Kitoga arababwi ibyo ari gukora arabaho ubutumwa kwe ko ari mu kibuga Eberi ugarutse ku kintu cyiza cyane mugani wa Nepo ko kantu akantu keza ntagira kandi icyo kantu urumva mu by'ukuri ugiye kureba kuri karite z'abakinnyi haba Tony Kitoga na Jigiba bose ni abakinnyi beza technically urumva ariko hari akantu gato Kitoga mbona arasa nk'urushaho Jigiba buriya hari ibyo Jigiba akora Kitoga yabikora amakarite menshi kuba yatanga imipira ivamo ibitego kuba yabasha kugumana baro mbega umupira ku kirenge technically izo karita bose barazifite no kugaruka muri recuperation akaba yagarura umupira ariko Kitoga noneho kijyanye no gushaka izamu no gutsinda n'amashoti yakora ako kantu karusha Jigiba Jigiba ashobora gukora ibintu akabikora ku munota wa nyuma ukabona biranze ariko Kitoga ashobora kuvuga ati wenda aho gushyira kwa tatu nande ndabona zone bazifunze reka mfate umwanzuro nanjye mfate icyemezo ngerageza amahirwe akaruma Faransa byita kwaruma akifora kare kuri kintu gufati inshingano rwose yego urumva ucyo bita gutamika mu kinyarwanda gutamika ugafora ukamasha aravuga ati reka ntamike ubundi ndasi ibyo bintu Kitoga arabikora ako kantu rero nkavuga ni Kitoga nk'uko abivugaga naramuka abonye umwanya araza gucalenjinga umuntu witwa Jigiba bitume nawe yitekerezaho cyane ko Jigiba ari ukuntu ugera muri position yo kuvuga ngo naba ndi muri forme nazo naba ntameze neza ariko uriya mwanya ninjye uzabanzamo ako kantu karatuma Jigiba yongera gukora meditation auto-meditation yitekerezaho nyuma yaho yiswe MVP koko iyo urebye technicoma ni mwiza buriya n'ikindi kintu afite mu byo yaba afite wenda Kitoga adafite buriya Jigiba uzi ukuntu iriya speed anagira mu buryo bwo kwerimina ari na nziza cyane ku mukinnyi waba ayoboye umukino wa ekipe yego kuko ejo tubigana n'abavandimwe hari ikintu twibukisha abantu ajya kuvunika ukuntu yavunitse yacenze uwa mbere Axel ashyiraho uwa kabiri avunikira ku wa gatatu n'uwa kane ashaka kwinjiramo warashaka kwinjira mu muntu nk'urushinge yego nk'uko urushinge rwinjira mu myenda ntabwo byashoboka kandi ubwo uri kujya gukora iyo manevure yo gucenga uwa kane n'uwa gatanu tatu aribye place ati so byageze ajya kubwira hari ingingo aramubwira ati uruhande rwanjye ntabwo ndi gukina umupira uvuye kwa arakina wenyine ni igisoro ntabwo byashoboka yego barashwanye kuri finale hari akantu bashwanye yamuhaye baro kugira ngo ahita yimusurukira muri box bajya kwigumana ensemble ni collectivité bivuga ngo muri iyi mikino gukina wenyine ari selfish muri iyi mikino ya Sekafa ibitego byose byakorerwaga ku ruhande bya Rayon ariko muri Jigiba asset yasozanye mu mikino yose batsinze urumva ni muri nimero 10 mugatwara igikombe na assist ufitemo cyangwa igitego aho ngaho imibare yawe iri hasi uzi ko byanatumye kuri icyo avugaga Kitoga byanatumye no mu biganiro biri guhuza abatekinisiye muri Rayon uwo mwanya baratangiye kuwutekereza ngo biramutse ari ibitakunda ntitwaba dukeneye nimero 10 ariko ufite Kitoga buriya ni inyongera nziza kuba atarakinnye Sekafa ariko akaba hari yarahise atangirana imyitozo n'abandi afite n'ibyo azwiho kuri uwo mwanya Axel avuze ikindi buriya Kitoga kuba ari n'umubiteri muri football moderne na nimero 10 urakubaza ngo ibitego he Kipe ni besibye n'amasist none amasist nayo n'ibitego ntabyo nase ugira ngo ni iki kiri kurega Martin Ode muri Arsenal n'umutekinisiye agumana umupira yobora tempo y'umukino wa ekipe ariko baragera ku bitego n'amasiste ngo Bruno ari kuba gucuduyigo tw'amasiste De Bruyne yarekuraga amasiste utabara Rayon Sherikara yafite Ode uraduha iki akandi kantu wa mugani wawe uri akandi kantu Kitoga rusha Jigiba kuba ari umunyemoso
baydo uyu n'umunsi mpuzamahanga w'abanyemoso bari mubizi uyu munsi n'umunsi mpuzamahanga wahariwe abanyemoso legoshe muze kubireba uvuga ngo nkawe wabyize biriya bya psychology buvuga bavuga ko umuntu ukoresha akaguru cyangwa akaboko k'imoso hari ukuntu aba yihuta cyane mu mitekerereze kurusha abadroitier muze kubireba ubwo bushakashatsi ariko icyo nshaka kuvuga mu kibuga cyiza cy'umunyemoso niba ufite nimero 6 nka Akbar Windyo ukagira nimero 8 nka Jingare Windyo hari ukuntu ukenera karite z'umunyemoso kugira ngo muze kujya munoza bya bindi mugiye gukora mutanga passe mu bimbere urabona nka bawuziri burakura kuntu bakinishaga imoso byatanga umusaruro cyane ariko na kwa kuri mugiye kwatakira nk'ibumoso iyo hari y'umunyemoso nyine biraborohera cyane kugira ngo muhabyaze umusaruro uramubona nk'itoga yasanze uyu musore tatu kuri 7 bari kuhakorera utuhatere wa mugani wa mugaragu imoso bakaguhindura bakawugeza muri box byaborohera cyane kuba kinisha umusore rero nindi nyongera undi mukinyi w'imoso kubera ko Rayon Sport abagushe ifite ubundi ni babiri ni nimero 3 na Iraty ariko ubonye mundi mukinyi muri bandi basigaye umunyemoso biba ari byiza cyane haba imbere mu cyerekano haba no kwitiranga muri ataka kugira ngo mutsinde ibitego kuri iki Kipe navuze kugira ngo cyumve neza noza kinisha inde noza Chopra we ni imoso ariko ari inyuma niho naringiye kwitangana uziburiye Kipe iyo ugeze amahirwe mu gutangiza umupira muri defense ufitemo abagoshe bivuga ngo equipe bigiye kuba unpredictable mu buryo bwo gusomeka mu buryo bw'imikinire kuko iyo ufite abadefenseri babiri babagoshe Chopra yatangiza umupira na Didier yawutangiza bivuga ngo 2 na 3 cyangwa se iburyo n'ibumoso birashoboka ko twahubakira umukino ariko iyo utagiramo umugoshe buriya kenshi buri butangirire iburyo adversaire aravuga ngo mu gusohora umupira ari uruhande rugiye kuba imfabusaxe rero ntago bitandukanye n'ibyo byo mu kibuga hagati niyo mpamvu uzasanga nk'aba ba Pepe kenshi wasangaga iyo agize amahirwe akaba afite umukinnyi nka Bernardo hagati wamufasha akoresha imoso abari zahabu niyo mpamvu na Mourinho arakubwira ngo imikinire ya Real Madrid ngo organiza reba Bernardo urumva mwavuze wenda Ode nubwo bitakunda cyane hera no kuri ba David Silva reba David Silva noneho ngwino kuri ba Cole Palmer reba abana ba Ardagre reba Mediana abona mu mwanya Ardagre bakemera bakicaza ande uyu mwongereza Bellingham Ardagre akabona umwanya urana kiri kintu gituma karakamoso baba gakeneye cyane ubwo rero rwose Toni Kitoga ikiza agiye gutanga competition kuri uriya mwanya ntabwo ari Jigiba gusa ntabwo twakerenjeje ubushobozi bwa Jigiba ariko kuba na Toni Kitoga yaje bizatuma nyine bose bakora cyane ku buryo uzajya ujyamo azabarusha undi kandi bigatanga umusaruro ku ikipe muri rusange azajya akora cyane ubwo rero Toni Kitoga yatangiye imyitozo indi nkuru namenye mbere ko tuye kuri match uwitwa Ibrahim Jingare bitangira ari ibihuha ariko yagiye bikagira imbaraga Ibrahim Jingare kipe yari hiraringi muri bubi yafashe umwanya wo kumwitegereza muri imikino ya Sekafa ibona ni umukinnyi mu by'ukuri udasanzwe uburyo icyambere afite impano idasanzwe ni umukinnyi muto ni muremure uburyo asamana n'umukino ni impeccable kabisa ikipe yari Hilal ngijisho ryayo riri kuri Jingare umusore w'umunyanije ukina muri Rayon Murenzi abwira SKFM ko batanye kubahenga ngo $200 by'idolari aha niwe nyine